Hello muraho neza, nongeye kubasuhuza mwese aho muri ariho hose, nishimiye kongera kubana namwe, mwebwe tubana hano umunsi ku wundi, hano kuri Isho TV, mpaye ikaze umuntu uwo ari we wese ufunguye iyi channel yacu aribwo bwa mbere, Imana nawe iguhe umugisha, Imana iguhe umugisha umuntu wese ukomeje kudukurikirana, ukomeje gukora subscribe, share na comment, mwebwe mukomeje gukurikirana ibiganiro byacu tunyuza hano umunsi ku wundi. Imana rero ibaha umugisha. Aka kanya rero nanone muri kumwe na Yvette, ariko mbere y'uko ntangira iki kiganiro, uyu munsi niyumvisemo kubanza gusenga nshima Imana. Reka tubanze dusenge. Mana Data twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze. Ndagushimiye ko wabanye natwe iminsi yose yatambutse, tugushimiye kubw'uyu munsi tugejejeho duhumeka umwuka w'abazima, habwa icyubahiro. Aka kanya rero nyemerera uzubane nanjye aka kanya mu byo tugiye kuvuga aha ngaha, mu byo turi buganire n'aba bantu badukurikira hano umunsi ku wundi, twese duhana umugisha. Urakoze ko uje kubana natwe, mu izina rya Yesu twisabye twizeye urakoze, amina. Inshuti zanjye rero, nk'uko mu bisanzwe mubizi, buriya hari impamvu umuntu aba yumvisemo kubanza gusenga, ariko ikintu kinzanye aha ngaha si ikindi, uyu munsi iyi tariki ya 11 z'ukwezi kwa karindwi, ni umunsi wanjye w'amavuko, niho nizihiza umunsi wanjye w'amavuko, ni isabukuru yanjye. Nkumva rero ni iby'agaciro cyane gakomeye, ni ibyo kwishimira cyane kuba hari umwaka ndangije nkanjye, hari n'undi ngiye gutangira mu kwizera, hari undi mwaka ngiye gutangira. Abantu benshi murabizi ko hari igihe bizihiza kurangiza umwaka mu kwa 12, ariko nkanjye umunsi wanjye mwizihiza, umwaka wanjye mwizihiza kuri iyi tariki ya 11 z'ukwezi kwa karindwi buri mwaka. Niwo munsi naboneyeho izuba, niwo munsi navukiyeho, ariko nkumva uyu mwaka ho ni iby'amashimwe cyane, niyo mpamvu mvuze ngo reka nze mbabwire yuko binezerewe cyane, bitewe n'ibintu umuntu aba yaragiye anyuramo umwaka wose, ntabwo biba byoroshye, ariko aka kanya niyumvisemo kuza kubizihiza, uku nyine turi kuvugana, uku ndi kubibabwira, njyewe ubu nibwo ndi kubizihiza. Kuba naje gutanga ikiganiro cyo kugira ngo nizihize anniversaire yanjye, ubundi kuyizihiza. Kubera yuko ndi kubivuga bimvuye ku mutima, ndi kubivuga mbyishimiye cyane, murabizi neza hari abantu tuba tungana baba baratashye, baravuye muri uyu mubiri. Ikindi gitumye nizihiza anniversaire yanjye, nkumva ndabyishimiye, nkumva birandyoheye, ni uko imyaka nyifite nkiri mu nzu y'Imana, nkumva Imana ikindyoheye, dushijeho kongera gushaka kumenya Imana, dushijeho kongera gushaka kwagukamwo n'Imana muri njyewe. Rero kuba ngize imyaka ingana gutya, nkumva yuko ntihagijwe n'ubuntu bwayo, ni ukuri ndumva ari ibintu by'agaciro ku buzima bwanjye, ku buzima bw'abo tubana, ku buzima bw'inshuti zanjye n'abavandimwe. Ni iby'umumaro rero kuba numvise yuko nagira imyaka iyo mfite ubu ngubu, nujuje uyu munsi, numva yuko nkiri mu buntu bw'Imana. Hari ikintu uyu munsi natekerejeho, abantu benshi bajya bagira ngo ni ibintu bisanzwe se, ariko hari imyaka myinshi umuntu aba yarabayeho, nawe nuza kubitekerezaho nkurikiye hano kuri Isho TV, nubitekereza uraza gusanga atari ibintu biri aho bisanzwe. Impamvu ni uko hari igihe abantu baba barabayeho utazi igihe wavukiye. Ntabwo mbeshya kubera yuko nanjye ibyo bintu byigeze, hari imyaka byigeze kumbaho, iyi tariki simenye ngo yageze, simenye ngo iki, ariko buriya ikintu cyose kigira igihe cyacyo. Niba nyine ndi mu gihe cyo kumenya igihe navukiyeho, ni ukuri ndabizi neza ko hari umuntu uri mu gihe udashobora kumubaza ngo wavutse ryari. Usanga yenda nko ku irangamuntu hariho iya mbere y'ukwa mbere,
cyangwa ugasanga bapfuye gushyiraho gutyo gusa. Ariko nshuti yanjye, tegereza nawe igihe cyawe kizagera, ujye umenya igihe navukiyeho ni iki, nubwo wowe abandi batabimenya, nubwo abandi babura umwanya wo kugufetera aniveriseri, ariko wowe niba wabimenye, menya kuri icyo gihe umunsi wavutseho ari umunsi ukomeye cyane. Ni umunsi Imana yagize ibyo ikuvugaho mu myaka yose uzabaho, ikavuga ati uyu muntu azabaho iyi myaka, azataha iki gihe n'iki. Iyo myaka yo kubaho kwawe rero menya ngo ese ndi umunyamugisha muri iyo myaka? Ese hari uwo nabereye umugisha muri iyo myaka? Ese nagerageje kubana n'abantu neza muri iyo myaka? Ese abantu nturukamo nababaniye neza? Ese abandeze nababaniye neza? Ese aho nashatse ndegerageza kubabanira neza? Ese abanturukaho abo nabyaye bo nababereye umubyeyi muzima? Nta kindi kintu umuntu wese kuri iyi si, imyaka yose turiho muri iyi si, nizera ko umuntu wese aba afite misiyo. Hari ikintu nabonye kindi, inshuti zinkurikiye, nta muntu upfa mbere yo gupfa, nta n'upfa nyuma yo gupfa. Ni byinshi biba byaragiye bihiga abantu, ni byinshi Imana iba yaragiye idusimbutsa muri iyi myaka tuba tumaze, ni byinshi Imana igukoze ku jisho ngo urebe umunsi ku munsi ibintu Imana igusimbutsa nk'abantu, ni byinshi cyane. Impamvu ndi kuvuga ibi ngibi, uyu mwaka kuri jye ushize, nyine ngiye mvuga ko uwanjye ari uko ushize, nubwo abandi benshi bavuga ngo umwaka ushize mu kwa 12, ariko uwanjye ushize kuri iyi tariki, kuko nibwo uwanjye wiyongereye ku yo nari mfite, ntangiye gutangira undi. Ushize naranyuze mu bintu byinshi, indwara, kandi iyo umuntu arwaye ashobora no gupfa, cyane ko hari n'abarwara bagapfa. Rero nkanjye ndashima Imana yuko ni ukuri ndiho meze neza, nararwaye ndakira. Ibyaduhize ntabwo byaduhitanye. Inshuti zanjye, bavandimwe munkurikira hano kuri Isho TV, ndashima Imana cyane, ndashima Imana cyane itumye numva yuko uyu munsi naboneyeho izuba ugeze ndi muzima. Reka rero nkubwire wa muntu, wowe urwaye, wowe utameze neza, wowe wumva yuko ubuzima bwawe ni ukuri butameze neza, haracyari ibyiringiro yuko wakira, kuko nanjye nararwaye ndakira. Haracyari ibyiringiro by'uko hari igihe nawe uzajya wizihiza aniveriseri yawe. Hari abantu nyine batabyizihiza, bakumva ntacyo bivuze, bakumva kuba bakwibuka igihe bavukiye, bakumva ntacyo bivuze. Ariko umuntu wese aba afite uburyo atekerezamo. Umuntu wese ntabwo watekereza uko umuntu wese atekereza, umuntu wese ufite impamvu wowe uyizihiza. Agenda yizihiza kubera yuko mba numva ari umunsi w'agaciro kuba mama yarambyaye nkagera ku isi, agasigara nanjye nkasigara, akandera nkakura. Ariko wowe igihe uzakurira ukavuga okay, niba irangamuntu yanjye, umubyeyi wanjye, papa wanjye yarabashije kumenya ngo irangamuntu yanjye, irangamuntu y'umwana wanjye igomba kujyaho iki gihe yavukiye, ukagira Imana, ukagira amahirwe, ukabimenya. Inshuti yanjye, hano umunsi Imana yakuvuzeho, ni umunsi Imana yakuvuzeho, uravuka, ubaho, ifite icyo yagushyiriyeho. Ndashima Imana rero, kubw'ibyo ndashima Imana. Rero ndabashimiye namwe ukomeje kubana nanjye. Nta bindi narinje kugira ngo tuganire, ariko narinje kuvuga ngo umukubaho k'umuntu hari impamvu Imana iba yaramushyiriyeho, hari misiyo waje gukora hano kuri iyi si. Nta muntu upfa mbere yo gupfa, nta n'upfa nyuma yo gupfa. Ndabashimiye, Imana ibahe umugisha, mukomeze mugire amahoro y'Imana. Umuntu urwaye izere ko uri bukire, usenge cyane, Imana iragukiza kandi Imana iragukunda. Ndabashimiye, Imana ibane namwe, ibahe ibyo mushaka, ibagirire neza, ibahe umugisha. Ndabakunda cyane. Bye bye, shalom.